mugakora ibintu uko mubishaka sinjya kubwirirwa nitwa ngo mwatetse Bisha izina ry'Imana ugiye kurya ibiryo byari bihari twasigiye umwana uwuhe mwana se Karari inde Kararisa dore se ibiryo nari nagusigiye sibakahure n'amakinyi nje se ndaryiki asanye nande soko wahaye umwana ngakoramo nimushaka gupfa ngende yenza Neba ari mupfu y'iki se kandi gerayo mani biki papa iki kintu kwa kintu ntabwo wagasubiza mwiri koshi ntabwo wagasubizamo ma muhere iki ngiye kwigira ngiye gusaba akira ugiye kujya ubyuka wicara nanjye nicare ibintu ubona ari byo koko twirirwa twumva amamodoka atambuka hepfo yacu ngo dutuye kuri kaburimbo mahana maze kundya n'ukuri 120 sundi mamwazaga kugura hano kubera tuhagura sebe kubeshya ko twabuze ngwiki mama amafaranga mwagurishije ahandi ibyo watontomeye so hano twakodesheje amezi 6 turishira 120 y'inzu mama mu cyaro mwagurishije amafaranga mwayashyize wabibajije so kumera ukamutango agiye kumpangira icyo gukora kiri hehe ubusa nanjye ko banyirukanye kugazisha Stefani wakwishakiye umugabo ma umbabarire mutazajya mubura ibyo murya n'ibyo mwirirwa mwambara ngo njye kuwirwa nsahura abagabo ngiye bucyo nshaka ngiye umwana wanjye nkohereza muri ibyo bintu none ndashaka nshaka umwana w'umutima ma mumbabarire ndondebera na murumuna wawe uyu uko atashakira kare we gutashya kare izi saha zuwanje ugiye uranyiruka iki uranyiruka hagarara kumbwira wa mukobwa we ubwo mukabyara mwembe ibicupa umwanda se iri zuba n'umuyaga nibe byanduza aha hantu nyira mama wanjye ngo yakora isuku se abambarirwa abakobwa b'iki gihe Betty mama se suba wiyambitse ute muko udakorobye aha hantu kubona ahantu hasa mama nambaye nabi ubuse wambaye ute ariko naragenda ariko Kigali we ubu Kigali niba utegeka kwambara ubusa uziko isatigeza ndamagiza nambaye gutyo kandi nari umunyamujyi cyane mama ujye umenya ko igihe cyanyu cyarangiye buri vision ibyaye yego ubu narakecwe ku buryo busirimuka ntabizi ariko nase ibyo mwambaraga nibyo twambara ubu ngubu biba biragize nagake urasa neza mwana wa kaze se uyu mwana wabuze utuye aha hantu amafaranga ishuri nanone ariko se n'icyo gikapu itangiye kugihondagura hasi ibaza naho mbura amafaranga yo kurihira murumuna wawe asema amafaranga nge ndibaza ubundi mwayashyize he nta mwenda mwiza muba mwambaye nta biryo byiza twambara ubu se wagerageje ibi n'ibiki reba n'uturunwa nsigaye ndusiga reba n'inzara warakoze wasize iminwa ngaho nyine iyo minwa nijye kwishyura umwana ishuri Fane ntunyubahuke ibyo ugomba kubibwira so nari mu genda babaye so naramubwiye ngo kumufata tumushyire mu ishuri rihe pangari ciriritse aranga ngo wamujyanye ngo nkuwo kwa runaka amujyana mu ishuri rihenze umbwira ukuntu ngiye guterura umwana ntamusubiza ahubwo mukenyere dutaye dusubire mu cyaro tujye gusembera imana ntago nasubira mu cyaro pe ngo ntago usubirayo njyewe Fane ntago uzasubirayo ma uzi amabavu nari naragize naho nasubira injira mu nzu nawe genda mu nzu nibaza ariko namutse Nyabarongo ariko ye zaba mu mujyi nk'imbabura
waguze uyu mwenda ahangaha hatumutse Se mama. ayo ugura imyenda ifunze koko Se mama ubwo uyu mwenda utwaye iki koko? mama wese ko twe dushaje Ariko urasa neza. yego utu tuntu bafite se tumeze gute Nabona ari twiza cyane. umuntu yarambwiye ngo uri umugore w'umusirimu ugomba kudusirimuka Ariko nibyo mama. ngo nuko bigezweho ngo banshyiraho Ikibazo cyawe ni ukuba uri mama ariko reba ukuntu gusa. Nanjye ningana nkawe nkaba ngisa gutya koko ibyo bintu. oya rwose Zaba ari nutihonga byiza. ngo wishyiraho byanyu byatewe ngo wicire inzobe Oya ntabwo uzasazana inzobe mwana wanjye ntabwo nabikora mama. Ahubwo mama nyine hari icyo nashakaga kukubwira. ushaka kumbwira Nyine hari umusore ashaka kuzajya kunyerekana iwabo. Icyo nyine twakora nuko ariko ntabwo akubonye wambaye gutya yarambonye yashimye kuwambara cyane pe. ngaho sinkubwira rya vumbi ry'i Kigali rirazi genda ibyo ugenda genda ariko reka mbereke nta kibazo muje murakora ibintu uko mubishaka sinjya kubwirirwa nitwa ngo mwatetse bisha izina ry'Imana ugiye kurya ibiryo byari bihari twasigiye umwana uwuhe mwana se karari inde kararisa dore se ibiryo nari nagusigiye sibakahure n'amacinya nje sindarya iki yari ariko papa wajya ugabanya igifu ubundi wowe cyamusangire asangiye nande soko wahaye umwana ngakoramo nimba ushaka gupfa rindagira nose ibiryo si byari ibyo subiza hano nze papa ubundi ubona murabona ndaguhambura mwana wa mureka biryo ndagushakira ibindi mureka biryo ndagushakira ibindi nta n'umwe mwangira n'impuhwe asakiriye cyose erega natwe byose turashobora biri bigiki ariko noneho murashoboye niko papa mukuru wajya siko ugabanya utaje kigiye bigenze gute ngajya kunyishyurira kugira ute njya kunyishyurira ishuri ujya Ujya ku ishuri? gushyushya waje Oya ariko mama reka nkubwize ukuri. ubwiza Erega- bw'umukobwa ari ibanga Nyine umva nkubwire mama. Ubundi iyi viziyo turimo ni ukuri nta muntu ukireba ku myambarire pe. Ni ukuri nta kibazo pe arabizi turasohokana mbyambaye nta kibazo ibaze nyine ko yafashe umwanzuro wo kujya kunyerekana iwabo. none ubwo uzajya iwabo iwabo yego baba we waje ryari andi makuru numvise ntarinzi ariko wa muzima wa mugabo we Se papa. ubu aka kanya ndi umupfu ntabwo uri umugabo mwiza Hmm? wiriwe ariko mwiriwe Mwiriwe papa. izina ry'Imana wowe uriga ntabwo umeretse kumenya amakuru ko hano rivuye mutiga ukamumesha ngo uriga wowe sema ntabwo nakiga ko ariko mukobwa ubu ntuzigeze gushya nanjye narize wize ryari Maze rero ikintu umudirekiteri mbasabye. ntabwo yahamagaye akavuga mwekure murantera umwanya icuruza ejo mutazamutera umwaka utaguraho rata kandi njye wanze ko nkora nakuda uwo muntu ungana utyo n'umwana ungana gutya ariko ma fasha mpereke kudakubita imbwa byorora imisego gerwa zana ibyo biryo wakema shyira amahanga hakakubitwe n'inkuba fana ijya gukaraba ugenda ubiri akira jyana mu gikari jyana none ndakubwira ngo mva imbere nagenda mu bagabo n'ubundi ntiyagenda genda mama ubundi wabazira akakwiyenza njye ndiyenza reba ariko se ibi ni ibiki ma 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 igaragaza ariko mwakomeza ndumva iyo story ni ukuri ko Imana yaryoshye umwana yarambwiye Eh. ngo afite ngo fiyanse ngo wamubengutse ngo ushaka kujya kumwerekana mu muryango we wewe wivunika ariko akira shit kuri ma ahi imana uhabwa icyubahiro n'ukuri ariko kimbaje ndagushimira ni ikintu kimwe niwe ugiye kubanza iwabo
none se ntabwo uzi ko none ujya kunsaba cyangwa uko byagenze ntuzi ko ari wabanje kujya kunyerekana iwanyu. Ikibazo ni wowe nkibajije cyangwa nkibajije umukobwa wawe? Nacecetse. papa ni ngiye ngiye kubanza iwabo. Kubera iki? niwe yifuje kunyerekana iwabo nanjye nzamuzana. Ushatse kuvuga ngo ni wowe urimo gushyuhaguzwa? Oya papa ntabwo ari njye uri gushyuha kuko niwe nyine yarankunze ashaka kunyerekana iwabo. noneho nituva iwabo tuzaze na hano mu rugo. ubundi ubu narashatse. Urashatse. Reka tuvugane njye nawe sibyo, reka njye nawe tuvugane. Iyo kugira guca imbere y'abana mama papa umuzimu wabateye ni umuganda ni umurundi umuzimu wabateye ni umukongomani umuzimu wabateye nuwabahe nyoko yambereye umusaraba. umuntu yicuza kuba yarabyawe na umuntu yicuza kuko terari we umuntu azagira gute kuko aba nibo babyeyi ngiye kuzanira umugeni, nibo babyeyi ngiye kuzanira mana ko hari igihe umuntu avuka ukagira ngo nigana Imana imuhaye n'ukuri kw'Imana. Sabwo se ugiye kumuzana mwa none wamuzana gihe ki? Ariko mana ko buno bukwe kuko buzataha. Terari we tonda bitego eba urana make terabiriye mama urabima mwajya mu nyuma umba mwana wawe papa ubwanjye kuko muri kubona kuko bukomeza igendere sazavuze induru nawe wivuze narangwaye kose muko uwo musore mukundanye iki kingana iki? ntabwo ari kinini ariko ntabwo ari gitoya, ni nk'amezi 6. ni amezi 6. Amezi 6? Amezi 6 ukaba ugiye gushaka umukobwa we? Ego kumabaza ko n'amezi 2 muhita mumenyana. Ego iki n'amezi 2 muramenyana kaza ahita gushyira amaho. Amezi 6? Amezi 6 ariko amezi 6 mwamenyanye. Amezi 6 se agusuye hano kangahe? Sindanamubona. Ntabwo uramubona? Ntawe ndabona. Kandi nirirwa hanga ncuraga na muturimo twanje hanga ntawe ndabona. Kirafasha. Ariko je ngwarimo ko nimbashene y'amahumura nta kibazo n'akazi. Ese papa ibyo ni ikibazo kigiye dukunda no ese ko umuntu akundana no mu diaspora batarabona nakaza bari guhita babana bataziranye. Ntazi ko umuntu tuziranye amezi 6. Umucura ukura he urawucukura he? None se mwana wa ikibazo nibaza ni mwene ndenwa he? Bakomoka he? Bari batuye mu cyaro bimukira hari i Kigali. Uwo mungu bamwita Ruziga. Ruziga. None agiye kutwizungurutsa. Ni umwana mwiza pe. Mbese warashimye n'ukuri pe. Ese washimye ute ko umukobwa ashimirwaga n'ababyeyi? Ariko se mama reka uzubanza wumva nyoko we akarambagiza imico ya nyina wa mwana yuko ko icyo ni ibiki? Umusore ntarabona ahangaha, umusore se atarabona uri musore nyabaki. Umusore nyabaki ko muzamubona. Cyambere nuko nge namushimye nawe akanshimye. Bavuga ngo tuzamuna turi i Rwanda naho ubundi byo amezi 6. Ako nawe winshitingira umwana. Ibi byose avuza nta no kumubwira ati courage mwana wanjye. Cyakora wa mugani. Cyakora ntago nakwicira amahirwe mwana wanjye ntugire ikibazo rwose. Ariko amezi 6. Ariko papa amezi 6 ntabwo yatuma umuntu atandukana n'undi. Ariko nta oya nose ndabatandukanyije ko ntari urupfu burya barabangwa bikundanye. Nyine mugomba kubyakira rega nanjye maze gukura ngomba kugira urugo rwanjye. Murate simufite gahunda yo kunyica se umva murate ndagira ngo tuganire n'umugabo wanjye. Tuganire iki se? Ndakwinginze dusubire mu cyaro. Siba Nubwo ubutaka bwose wabugurishije inzu ukayigurisha geregwa hemera ukantuka tukaza ngo tuje i Kigali none n'ubuzima bw'i Kigali buratunaniye utangiye kurwana ibiryo n'abana. Kwanza mpa amafaranga. Agaye amafaranga. Agagenda gate nyine gafite he
ntabwo ubumbira ngo nta mafaranga ufite. Geregwa garura Sofani, garura so mupfuye iki se kandi gerayo nibiki papa iki kintu ko aki ntabwo wagasubiza mwiri koshi ntabwo wagasubizamo muhere iki kwigira gusaba akira ugiye gukubitwa izo ruburi yakubiswe na gatsatsi ngatugende nishyurira nese ko ufite amafaranga wajye kwishyura uwo mwana ishuri nubwo nayo mbona ari makeya kugira ute jya kumwishyurira ishuri Geregwa twagurishije ahantu tuvuga ngo tuje Kigali niturangiza dukora iki dushaka icyo gukora ese papa ugiye cyangwa mugurira isanduku si y'amagi n'inzira ya hafi menye kuzigamiye uzandomu nishiriye ishuri k'ishuri rw'irimbi kahura n'amacini icyuzi ni ugutukana muragira ngo nziyahure muragira ngo nzajye muri Nyabarongo intware ajya muri ruhurura imvura ntiri hafi guhuruduka Geregwa ugiye biruka nkaho bakana ugenda guha amafaranga mukurikirira nisa akira gutwara arankubitira nkone ngiye kumwihambaho isira twota turi tukanze ku muhanda naso nimumfate